Mu bwoko bw'Imana ndabasuhuje cyane mu mwami wacu Yesu Kristo. Ndagira ngo mbiyegereze mu ijambo ry'Imana. Reka dusome Abagalatiya 6:9. Twe gucogora gukora neza kuko igihe nigisoza tuzasarura nitutagwa isari. Haleluya. Amen. Nashatse kuvuga kubona ubuzima uko Imana ibubona. Kubona ubuzima uko Imana ibubona. Ntabwo tubona ubuzima uko Imana ibubona, ahubwo tububona twebwe uko turi, uko tumeze. Ubuzima tububona uko twebwe tumeze, uko ufata ibintu, uko utekereza, uko ugenda, uko uryama, nibyo biza bihisura ubuzima bwawe. Ubu ubajije umuntu cyangwa ubajije abantu benshi ukababaza ati se bafata ubuzima bwabo gute, bakubwira bitandukanye. Urugero, hari abantu usanga kenshi ubuzima bwabo, umubiri wabo bashizemo amatatuwaje, kandi umubajije yakubwira c'est normal, yakubwira uko ari ibintu bisanzwe, ariko niko abona ubuzima bwe. D'ailleurs ntabwo ari ko Imana ibona ubuzima. Ugasanga undi yabaswe n'inzoga, ariko bamubaza ubuzima akavuga ati ari mukuri, niko abona ubuzima bwe. Ariko par contre hari abandi usanga ubuzima bwe ni amasengesho, usanga ubuzima bwe yabuhariye Imana. Abo batandukanye cyane n'abo bandi. Amen. Haleluya. Amen. Kubona ubuzima uko Imana ibubona biratandukanye cyane. Sinzi aho uko ufata ubuzima bwawe, sinzi aho ubuzima bwawe buri. Bizagusaba rero kwigobotora kugira ngo wikure muri biriya Imana idashaka, wikure muri biriya byose bitajanye n'iby'Imana, ugarukira Imana, ugenda uko Imana ishaka. Hari ishusho nka zibiri cyangwa zitatu Imana itureberamo uko Imana ibishaka. Ijambo rya mbere, ubuzima Imana ibona nk'ikigeragezo. Paulo yaravuze ngo turi mu isi tuba dufashe igihe mu ntambara. Yego. Ariko aje kurangiza aravuga ngo narwanye intambara nziza, ndwana intambara yo kwizera, ngo ubu ngombikiwe ikamba ry'ubugingo. Haleluya. Amen. Reka nkubwire, ubuzima hano tubaye mu buzima bwo kwihangana, ubuzima bw'intambara, ubuzima bugoye. Ubwo nibwo buzima. Umunsi umwe Imana ibwira Aburahamu, Aburahamu uva mu gihugu cyawe, usige bene wanyu, usige iso na nyoko, usige ibyo wari ufite byose, ugende mu gihugu nzakwereka. Kandi imuheramo isezerano, amubwira ngo nzaguha umugisha. Aburahamu, icyo cyari ikigeragezo cy'ubuzima, cyari ikigeragezo cy'ubuzima, kuvuga ngo ave aho vaho yavukiye, ave muri bene wabo, ave mu bintu byase, agenda aho Imana ishaka kumwereka. Kandi ntibyagarukiye. Imana imusezeranye, iramubwira ngo uzaba sekuru w'amahanga, uzakora ibi, ariko igire bityo imwima urubyaro. Imana niyo yaravuze ngo yazibye inda ibya, aracura inshuro nyinshi, abona umwana mu myaka 100. Kandi amaze kubona uwo mwana, Imana irakomeza iramugerageza, iramubwira ati nimba unkunda, nimba unizeye, tambira umwana wawe. Ariko ndashaka kubabwira ngo
ubuzima uko Imana ibubona ni mu kigeragezo. Turi hano mu isi dufashe igihe mu ntambara. Yobu Imana yaramugerageje, ntabwo ari Satani. Satani yabwiye Imana ngo ese wabonye umukiranutsi wanje Yobu? Satani aramubwira ngo erega niwe wamugize kuriya, ibintu byiwe mbi, ibindi byose. Imana iramugerageza, ariko umutima wa Yobu ukomeza kunamba ku Mana. Amen. Haleluya. Amen. Ubuzima hano ku isi uko Imana ibubona ni ikigeragezo. Iyo turi hano, iyo turi mu isi tuba dufashe igihe mu ntambara. Reka nihute mvuga irindi jambo rya kabiri. Ubuzima hano ku isi ni indagizo. Haleluya. Amen. Ubuzima hano ku isi ni indagizo. Hano turabigereranya na Yesu hariya aca abacira umugani w'abantu, w'umuntu wari umutunzi agiye mu rugendo rwa kure, asigira abagaragu biwe itaranto. Umwe amusigira itaranto 5, undi amusigira 2, undi amusigira 1, nuko aragenda ngo bazimucungire. Ujye we 5 arazungura, uwa 2 nawe agira 4. Uwumwe ngo aragenda ngo arayizika, aravuga ati itazaza kwangirika igihe databuja azagaruka azasange itaranto ihari. Ubuzima bwa hano ku isi ni indagizo. Turaburagiwe, tuzabubazwa nimba hari icyo twabyunguyemo, nimba hari ibyo hari icyo twakoresheje, za mpano twahawe, za ndagizo twahawe indagizo, twahawe impano, twahawe ubuntu, twahawe urukundo, twahawe gufashanya, twahawe buri kimwe cyose. Ese uzubikoresha nk'uko bikwiye? Ubibona uko Imana ibishaka? Ubikoresha uko Imana ibishaka? Hariya aravuga ngo, amaze kubabwira, arababwira ngo nitugera hariya mu ijoro azatubwira ngo nuko mwana wanjye, nuko mugaragu wanjye, wakiranutse muri bike nzakongera byinshi, injira mu bwami bwa data ufata ingororano zawe. Amen. Haleluya. Amen. Rero nitumara gukora tuzagororerwa. Azatubwira ngo nuko, narangiza kutubwira ngo nuko aduhe byinshi, atugororere byinshi. Niturangiza dukore n'ibirori, tuzabona umunezero mu bwami bwa data. Ubuzima bwa hano ku isi ni indagizo. Reka nkubwire mwene data uri kunyumva, untegera hano, ndakubwira ngo fata neza icyo wahawe, fata neza impano yawe, fata neza, ufasha abandi, ukoreshe neza ibyo ufite, ukoreshe neza ibyo Imana yaguhaye. N'iby'igihe gitoya uzabihemberwa. Ntumere nk'ujya muntu bahaye itaranto 1, aragenda arayibika, arayihunika, yongera n'icyo imwungura. Rero reka mbabwire ngo tubone ubuzima nk'uko Imana ibubona, titubone ubuzima nk'uko twebwe tububona. Hari igihe ugenda hariya ukavuga ngo ngewe ngo mfite byose. Ntabyo ufite. Ibyo ufite n'ibyo niko umuririmbyi yavuze ngo ibyo ntunze nanjye ubwanjye ni iby'uwo mucunguzi. Haleluya. Ibyo ntunze nanjye ubwanjye ni iby'umucunguzi. Rero ibyo dutunze, ibyo tunyuramo ni ubuzima bwa Kristo, ni ubuzima butegekwa n'Uwiteka, ni ubuzima bw'Umwuka Wera, ni ubuzima bwo gukiranuka. Ntabwo ari ubuzima bwo kwigenga ngo tube ibyigenge. Niko Pawulo yavuze ngo ntabwo nkiri uwanjye ngo nigenge, ntabwo nkiri uwanjye ngo nigenge. Tugomba kugengwa n'Umwuka Wera, tugomba kuyoborwa n'Umwuka Wera. Niho hariya twasomye turavuga ngo ducogore gukora neza, kuko nitwasoza neza tubikiwe ingororano ku mwami wacu Yesu Kristo. Reka tubone ubuzima nk'uko Imana ibubona, twe kubona ubuzima nk'uko twe tububona. Shalom, ciao, murakoze cyane.